Imyaka 32 irashize umugore wa Juvenal Habyarimana Agatha Kanziga n'abana babo bahungiye mu Bufaransa. Aho yageze yizezwa nabo bari bafatanyije umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi ko mu gihe gitoya azanashyurwa. Nyuma y'iminsi 3 jenoside itangiye hari kuwa gatandatu ku itariki 9 Mata umwaka wa 1994. Jerry Wallace Kwante wari umujyanama mu bya tekinike wa Kamanda Batayo Parakomando Major General Aloys Nabakuze, akaba umusirikare mukuru utoza abarwanira mu kirere, yagiye ku rugo rwa Kanziga i Kanombe amubwira ko Perezida François Mitterrand yasabye ko ajyanwa mu Bufaransa n'umuryango we, kandi ko ari icyemezo gikwiriye guhita gishyirwa mu bikorwa ako kanya. Kanziga nabo bari kumwe babwiye ko buri umwe yemerewe gutwara igikapu kimwe gusa, ndetse bakaba barangije kwitegura bitarenze mu minota 30 yonyine. Ku isaa 9 z'igicamunsi cy'uwo munsi abasirikare b'Abafaransa baherekeje Kanziga n'abandi 11 bo mu muryango we n'inshuti ze ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Mu bari kumwe na Kanziga harimo abana be 3, murumuna we Catherine Mukamusoni n'abana be 4, ndetse n'umukumwe Alphonse Nirivamunda. Batwawe mu ndege ya CI-130 ikoreshwa mu bwikorezi bwa gisirikare. Iyi ndege yatwaye kandi mubyara wa Kanziga witwa Twahirwa Serafe wari umaze gutakamba avuga ko afite uburwayi bukomeye. Yatwaye n'imiryango yindi 2. Kuri Twahirwa Serafe amakuru yizewe ahamya ko yari amaze iminsi yitegura ibyo guhunga kuko yari aherutse kuvunjisha amanyarwanda bamuha $1 miliyoni kuri konti yari afite muri banki. Abo bose bahagurutse i Kigali saa 11 z'umugoroba berekeza i Bangui muri Repubulika ya Centrafrique. Agatha Kanziga yahisemo guhunga igihugu agisiga mu maboko ya Colonel Theoneste Bagosora na musaza we Zigira Nyirazo Prote. Abagize akazu bemeye akahunga bizeye ko bazongera kumucyura nyuma y'igihe gito igihugu cyongeye gusubizwa mu mahoro. Bamusabye kandi gukomeza gukoresha izina rye muri politiki n'ishuti yari afite mu gushakira abasigaye ubufasha bwa gisirikare, ubwa politiki ndetse n'ubwa diplomasi. Bivugwa ko ingabo z'Ubufaransa zanze gutwara umurambo wa Habyarimana, ahubwo zitegeka ko ugumishwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare i Kanombe. I Bangui Kanziga yahahuriye n'umubikira wo muri Polonye witwa Edita wayoboraga ikigo cye cy'ipfubyi cyitwaga Setagate. Icyo kigo cyari kiri i Masaka. Mu gahinda kenshi uyu mubikira yabwiye Kanziga ko abana b'abatutsi bari mu kigo bishwe kuri 7 Mata umwaka wa 1994. Undi niko kumubaza ati ni gute mwakoze ibi bintu nka biriya? Abasirikare ntibabashije kwirengagiza byibura ko ari n'ikigo cyawe. Kanziga abwiye umubikira ko badakwiriye kurenganya aba basirikare kuko ibyo bakoze babitewe n'umujinya. Yahise amusaba guceceka n'umujinya mwinshi niyongere kugira ikintu amubaza kuri iyi ngingo. Muri Centrafrique umuryango wa Agatha Kanziga wahakuwe n'indege ya Air France. Ahageze asanganizwa ururabo yaherejwe na Mitterrand ndetse n'impano y'ibihumbi 35 yo gutangira ubuzima muri France. Yakiriwe kandi n'abana be 2 barimo Jean Pierre na Bernard bigaga mu Bufaransa, ndetse na Marie Rose na Jacques Claude bigaga muri Canada. Uyu muryango wabanje kuba muri Forest Hills Hotel iri i Paris mbere yo kwimukira muri apartment Habyarimana yaraherutse kugura muri uyu mujyi. Kwakirwa kwa Kanziga mu Bufaransa ni ibintu bitavuzweho rumwe, ndetse buri muyobozi mu Bufaransa yabyibazagaho, ndetse uwabyumvaga wese abyibazaho bamwukaga inabi abanyamakuru.
Michel Ruse wari minisitiri w'ubutwererane mu Bufaransa yigeze kubibazwaho mu gusubiza agira ati twari dufite umubano na perezida watowe mu buryo bwemewe n'amategeko, twarwaye umuryango we rero kuko wadusabye ubufasha. Ntibisanzwe kuba warenganya Ubufaransa kubera ko bwitwaye neza muri ubu buryo. Ibindi bihugu bitererana abayobozi bari babanye neza. Kuba rero twebwe twakora ibyo byashoboraga kubashyira mu byago byo gupfa, niyo mpamvu twakoze ubutabazi. Kanziga rero yahungiye mu Bufaransa afite icyizere ko nyuma y'iminsi mike izari ingabo za leta zizatsinda urugamba akongera gutaha. Gusa siko byagenze kuko zakomeje gukubitwa inshuro n'ingabo za RPA cyangwa se RPF, kugeza naho guverinoma y'isi y'abatabazi yafashe icyemezo nayo yo kuva i Kigali bimukira muri Perefegitura ya Gitarama. Nyuma yo gutsindwa urugamba, iyi guverinoma yakomeje guhunga yambuka umupaka ijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Agatha Kanziga rero kugeza ubu ngo amaze imyaka 32 aba mu Bufaransa. Icyizere cyo